Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, muri aho. Njyewe n'umuryango wanjye tubifurije mwese umwaka mushya w'ibyishimo n'uburumbuke. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 twibutse ku nshuro ya 30 ari nayo myaka ihise Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Twijihije kandi kwibohora kw'igihugu cyacu. Ibyo byombi bitwibutsa aho twavuye n'aho tugeze, biturutse ku ntego duhuriyeho twese yo gutera imbere no kwiyubaka. Reka rero twese hamwe dukomeze muri iyi nzira. Amatora aheruka yagenze neza, yongera gushimangira icyizere Abanyarwanda bafitiye abayobozi babo n'inzego z'igihugu. Nongeye gushimira Abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora, ndetse no mu bindi bihe igihe iyo nkunga iba ikenewe. Abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza, na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere, kandi tugomba gufatanya twese kugira ngo tubigereho. Muri uyu mwaka ushize twahuye n'ibibazo bitandukanye. Muri byo icyateye impungenge cyane ni virusi ya Marburg. Ku miryango yabuze ababo, twifatanije namwe muri aka kababaro. Ndashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima ubutwari bagaragaje, n'abafatanyabikorwa bacu umusanzu batanze w'ingirakamaro. Kubera ibyo, iyi ndwara yatangajwe ku mugaragaro ko yarangiye mu ntangiriro z'uku kwezi, ihitanye ubuzima bw'abantu bake mu mateka yayo. Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders. I want to assure you that Rwanda's security and sovereignty will always be fully protected by all means necessary. Shortcuts and temporary fixes cannot resolve this issue. There has to be a comprehensive solution that deals with root causes in the medium and long term, which should guarantee lasting peace for all the peoples of our region. This is important for all of us, without exception. There is no peace for some and not for others. We all need the same peace. We will continue to stand for historical clarity regarding our situation, and we will never accept to be painted as something we are not. Iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku ihame ritagoye kumvikana ariko ry'ingenzi. Ntushobora gutegereza ko abandi bazaguteza imbere, wowe ubwawe udashyize imbaraga muri ibyo bikorwa by'iryo terambere. We ended the year on a positive note by hosting the FIA General Assembly for the first time ever on the continent, and announced our intention to play a leading role in bringing world-class motorsports to Africa. This endeavor is fundamentally about leveraging the power of sports to drive economic growth and ensure that every Rwandan can benefit along the way and live a rewarding and fulfilling life.
We take pride in aiming high because that is possible and the best way to live our lives. In any case, it is well within our means and capabilities. Ku rubyiruko rwacu tubatezeho kuzageza u Rwanda ku yindi ntera irenze n'aho twigeze dutekereza. Mujye muzirikana ko dufite ubushobozi bwo kwigenera ahazaza hacu twifuza kandi dukwiriye. Nongeye kubifuriza mwese hamwe n'abanyu ibyiza byose byo mu mwaka w'2025.